Yes, twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeje kugubwa neza, twizere ko weekend yabanogeye, twizere ko n'uyu munsi w'akaruhuko mukomeje kugubwa neza. No ndavuga ni umunsi w'akaruhuko kubera ko ku munsi wo kwa gatandatu hari tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa Gashyantare mu rurimi rw'ikinyarwanda cyuzuye 2025. Ni umunsi w'intwari. Ubwo rero kubera ko wabaye ari muri weekend kuri uyu munsi wo kuwa mbere, n'akaruhuko ku bakozi ba leta bose muri rusange, abanyeshuri muri mu karuhuko namwe reka mbasuze cyane, by'umwihariko inshuti zacu ziba zivuga ziti reka tunyarukire kuri Muhato TV turebe ibyo bashyizeho. Hanyuma n'amagambo y'ubwenge akomeye cyane uyu munsi tubazaniye. Uyu munsi dufite umugabo ukomeye cyane mu mateka y'isi, bamwita Lionel Messi. Abenshi muramuzi cyane, uyu ni umukinnyi w'umupira w'amaguru, ariko mbere yuko ngira icyo nkomeza kumuvugaho, banza urebe ko wakoze subscribe, banza urebe ko wakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibyo tubagezaho gatanu kuri gatanu. Banza ukore subscribe, ariko wakora share, wakora like, wajya muri comment ugashyiramo igitekerezo cyawe bitewe n'uburyo wabyumvise. Nyuma uyu mugabo bamwita Lionel Messi yegukanye igikombe cy'isi cya 2022 nyuma yo kwigaragaza cyane, akaba umukinnyi ukomeye cyane muri iri rushanwa, wigaragaje cyane, akaba asha no gutsinda ibitego 7 byose muri iri rushanwa, aho yarushijwe igitego kimwe na rutahizamu w'umufaransa Kylian Mbappe. Ari we wegukanye igikombe cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri iri rushanwa, akaba yaratsinze ibitego 8 bihita byumvikana. Ku wa 18 Ukuboza 2022 nibwo Lionel Messi yamanitse iki gikombe cy'isi, ari nacyo cya mbere Messi yabonye kuva yatangira gukina ruhago, akaba ari igikombe cya gatatu ikipe ye ya Argentine itwaye mu mateka. Utuntu tudasanzwe wamenya kuri Lionel Messi, cyangwa se utuntu tugiye dutangaje cyane wamenya kuri uyu mugabo bamwita Lionel Messi. Cyambere wenda hari wamumenyaho ni umwe mu bakinnyi babashije gutsindira igitego ikipe ya Barcelona akiri muto cyane. Hari tariki ya mbere ukwezi kwa Gicurasi, cyangwa se ukwezi kwa gatanu 2005 nibwo yatsinze iki gitego. Uyu ni umukino wari wahuje ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Albacete Baroque. Hanyuma ikindi wenda wamenya kuri Messi n'umugore we babonanye. Messi afite imyaka 5 yonyine y'amavuko, ariko kugeza magingo ya uyu Messi n'ubundi aracyari kumwe n'umugore we. Ibaze aha harimo akantu rwose k'isomo, kuba baramenyanye Messi agifite imyaka 5 yonyine na n'ubu bakaba bakiri kumwe, ni ikintu kigaragaza ko rwose bari bafite urukundo rutari uburyarya, rutafite uburyarya. Umugore we akaba yitwa Antonella Luchuzo, kugeza magingo aya bakaba bakiri kumwe. Ikindi nakubwira kuri uyu mugabo Lionel Messi, ku mukino we wa mbere mu kipe y'igihugu cye yahawe ikarita itukura amaze amasegonda 47 mu kibuga. Hari mu mukino wahuzaga ikipe ya Argentine na Hongiriya muri 2005 iratangaje cyane. Ikindi wenda hari wamenya nuko hari igihe abayobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hari iwabo bajya bamutakira kubwo kudahembwa. Messi akagira gutya agakora ku mufuka we akavuga ati mwakire, mbese akaba ari ubahemba. Uyu mugabo rero nta kuntu ataba afite n'amagambo akomeye cyane, amagambo akakaye yaba yaravuze y'ubwenge. Amagambo y'ubwenge yaba yaravuzwe n'uyu mugabo ese nayahe?
yaravuze ati ibyemezo byiza ntabwo ari ibifatwa n'ubwenge bwawe, ahubwo ibyemezo byiza ni ibifatwa n'umutimanama wawe. Ngo ibitekerezo byiza cyangwa se ibyemezo byiza ntabwo ari bya bindi bifatwa n'ubwenge bwawe, ibitekerezo byiza bifatwa n'umutimanama wawe. Messi yaravuze ati hari ibintu bibiri ngenderaho bigatuma nkomeza kwitwara neza, ibyo bintu bibiri nawe byagufasha. Icya mbere ngo ni ukuba narabashije kwiremamo ubushobozi bwo kwakira ibyiza bimbaho ndetse no kwakira ibibi bimbaho. Icya kabiri gituma akomeza kuba umutsinzi cyangwa se akomeza kwitwara neza, ngo mbere y'uko abandi bamushidikanyaho, Messi we ubwe abanza kwishidikanyaho. Mbere y'uko abandi banshidikanyaho ni njye ubanza kwishidikanyaho. Nibyo, ariko mbere y'uko abandi bamenya amakosa yawe, banza aba ari wewe umenya amakosa yawe, umenya ibibi byawe mbere y'uko abandi bakubwira bati gutya na gutya bimeze bitya, wowe utabizi. Ahubwo banza aba ari wewe ubimenya, baze basange nawe ubizi. Hanyuma ikindi wenda hari mu magambo y'ubwenge yavuzwe n'uyu mugabo, yavuze ati gukabya inzozi bisaba ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni uguhatana. Hatana. Nibyo, ariko kugira ukabye inzozi zawe ugomba guhatana, nta kuntu wakabya inzozi zawe udahatana. Ikindi ngo wenda hari ni ukwigomwa. Kwigomwa, niba ushaka kuba umutsinzi igomwe. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo, ikindi yavuze, icya gatatu gikomeza gutuma akabya inzozi ze cyangwa se cyagufasha gukabya inzozi zawe nawe, ari nacyo gikomeye cyane, ngo ni ugukora cyane. Kora cyane niba ushaka gukabya inzozi zawe. Reka twute cyane, ndabona iminota iri kumfata. Mu magambo yandi yavuzwe n'uyu mugabo, yaravuze ati iyo ukunda ikintu mu buryo buhagije urakirwanira, ibyakubaho byose nta kintu biguhungabanyaho. Yaranavuze ati mpangayikishwa no kuba umuntu mwiza w'inyangamugayo kuruta uko mpangayikishwa no kuba umukinnyi mwiza w'igihangange. Iri jambo twarisigarana rwose. Yaranavuze ati nta kintu na kimwe utageraho niba ugifitiye urukundo ruhagije. Niba ikintu ugikunda bihagije, nta kabuza uzakigeraho. Reka mbashimire cyane, namwe niba mudukunda bihagije, mukomeze mudukurikire cyane. Reka mbashimire cyane, mugire ibihe byiza. Bye bye.